ngo ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda ibagezeho kano kanya. Ni inkuru iri kuvugwa yuko stade Amahoro, stade y'igihugu, stade yatanzweho amafaranga menshi, stade yari imaze kwandika izina muri Afurika bitewe n'ubwiza bwayo ndetse n'aho iherereye, byagera no kuba iri mu gihugu cyiza gifite isuku n'umutekano bikaba ibindi bindi. Aya ni amakuru ari kuvugwa yuko iyi stade Amahoro yafashwe n'inkongi y'umuriro. Akaba ari inkongi y'umuriro yafashe ino stade, aho ubu bari kugerageza buryo ki bayizimya, ariko umuriro ukaba wabayemo mwinshi cyane nk'uko muri kubirebesha amaso, ndetse yewe abantu benshi bakomeje kwibaza ati ese ibi bintu ni gati ki? Ese iyi nkongi y'umuriro yaba yatewe n'iki? Abandi nabo bakaba bakomeje kugenda bibaza ati ese niramuka ihiye biraza kugenda ute, ko iyi stade yatakajweho amafaranga menshi, kuba bayisana ho biraza kuba byakoroha? Ni amagambo menshi yakomeje kugenda avugisha iyi nkuru ubwo yasohokaga hanze. Nanjye Kavuyo rero ndavuga ati rero ibi bintu ngomba kubikorera ubushakashatsi nkamenya iyo biri kuva n'iyo biri kwerekeza, nkamenya ese koko ibi bintu nibyo, ese koko uyu munyamakuru wabishyize hanze yabishyize hanze afite proof, afite aho biri guturuka. Gusa icyo nabonye cyo ni uko muri iyi gahunda yo kwirukanka mu banyamakuru, yo gushakisha fame, yo gushakisha viewership, ibintu bari gukora rwose bisa nkaho rwose ari ukurengera. Gufata igikorwa remezo nk'iki ngiki ukakibeshyera ibintu nk'ibi ngibi, rwose ntabwo mpamya yuko harimo ikinyamwuga. Gusa nabonye no muri comment rwose bari kubigarukaho. Ni umutipe ufite channel bita bamwita ni za account nyine n'ubundi uba usanga nazo zigitangira, ariko icyo nababwira cyo aba small creators ni mwihangane rwose, mwere kujya muvuga ibintu bihabanye n'ukuri cyane. Yego nunabeshya ariko ntukabeshye ibintu nk'ibi ngibi rwose, ntukabeshye, kuko hari umuturage ushobora kubikubita amaso akajyaho agaca ibikuba, agatangira agahamagara, agatangira akagira ute, ariko gusa ikiriho ni uko iyi stade nta kibazo na kimwe ifite. Ni amakabya nkuru, aho uri bubona aho ari hose umenye yuko rwose iyi nkuru ni scam, ntaho ihuriye n'ukuri. Uwayikoze sinzi icyo yari agamije, gusa ikiriho cyo pe views yazibonye, comment yazibonye, buri kimwe icyo ari cyo cyose yakibonye, ariko ikijyanye no kuba yabeshya ibyo yababeshye pe, yabatuburiye, ntaho bihuriye n'ukuri. Ngayo nguko rero, reka nkwibutse rero wowe utari wabasha gukora subscribe, Kavuyo TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz, muri gospel ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, tugenda tuyakugezaho tanu kwa tanu. Reka nizere yuko nawe wamaze gushyiraho subscribe, kuko subscribe yawe ni inkunga ikomeye kuri Kavuyo TV show. Imana igende ibiguhera umugisha.